ubusabaniramana. Ubusabaniramana. Ku musozo w'ikiganiro ubusabaniramana giheruka episode 13 twahawe umwitozo wa mu gitondo. Kuri iyi episode 14 duteruriye ku mwitozo ku mugoroba no kwisuzuma. Episode ya 14 twagiye kuko mbere y'ifunguro rya kumanywa ubanza gufata ifunguro rya roho ukoresheje isengesho ryo kuzirikana, ni nako mbere y'ifunguro rya nimugoroba ari byiza gufata ifunguro rya roho ryoroheje. Ufata akanya gato imbere y'ifunguro rya nimugoroba, hanyuma ugapfukama imbere y'Imana ugahanga amaso Yesu Kristo wabambwe. Birumvikana ko ari ukumwishushanyiriza mu mutima wawe. Ugerageza guhembera agashashi k'ibyo wazirikanyeho mu gitondo wifashishije ibyifuzo, kwicisha bugufi no kwirekurira mu rukundo rw'uwo mukiza wa roho yawe. Nanone ushobora gusubiramo za ngingo z'ingenzi zagufashije muri rya zirikana, cyangwa se ugahitamo indi ngingo ikunogeye. Ku byerekeranye no kwisuzuma, bigomba gukorwa buri gihe mbere yo kuryama. Buri wese azi uko bikorwa. Ushimira Imana kuba yakurinze umunsi wose, ukibaza uko wawitwayemo isaha ku isaha. Noneho kugira ngo bikorohere, ukiyibutsa ahantu wari uri, abantu mwari kumwe, n'ibyo mwarimo mukora. Iyo ubonye icyiza mu byo wakoze, ushimira Imana. Iyo hari ikibi wakoze, haba mu bitekerezo, mu magambo no mu bikorwa, usaba Imana imbabazi, kandi ugafata n'umwanzuro wo kuzabyirega bidatinze igihe uzasabira penetensiya no kwisubiraho ku buryo bwuzuye. Hanyuma uragiza Imana umubiri wawe, roho yawe, kiliziya, ababyeyi n'inshuti. Usaba umubyeyi Bikira Mariya, marayika wawe murinzi n'abatagatifu ngo bakurinde, nuko umugisha w'Imana ukaguherekeza, maze ugafata ikiruhuko. Uyu mwitozo kimwe n'uwa mu gitondo ntugomba kubyibagirwa, kuko uwa mu gitondo ukingurira amadirishya ya roho yawe izuba ry'ubutungane, naho uwa nimugoroba ukayakinga uyirinda umwijima w'ikuzimu, umwiherero wa roho. Aha rero Filoteya nkunda, ndifuza ko wakwita by'umwihariko kuri iyi nama ngiye kukugira, kuko muri iyi ngingo hakubiyemo bumwe mu buryo budashidikanywaho bwagufasha gutera imbere mu bya roho. Ujye ugarura roho yawe wishyira imbere y'Imana kenshi gashoboka ku munsi, ukoresheje bumwe muri bwa buryo bune nakubwiye. Urebe icyo Imana irimo ikora n'icyo nawe urimo ukora, uzabona ko Imana ihora ikwerekejeho indoro y'urukundo rutagereranywa. Uzavuga uti, yo Mana yanjye, kuki ntahora nkureba nk'uko wowe uhora undeba? Kuki untekerezaho kenshi Nyagasani, naho nge nkagutekerezaho gake cyane? Roho yanjye we, turihe? Umwanya wacu w'ukuri ni mu Mana. None se twe twibereye hehe? Nk'uko inyoni zigira ibyari mu biti kugira ngo ziruhukiremo igihe zibikeneye, nk'uko impara zigira ibihuru n'ibigunda zihishamo kandi zikikingamo izuba, ni nako imitima yacu igomba guhitamo buri munsi, haba ku musozi wa Karuvariyo, mu bikomere by'umwami wacu Yesu Kristo, cyangwa se ahandi hantu hafi ye, kugira ngo ihihererere, iharuhukire kandi hikinge ibyo hanze. Hazatubera nk'inkike idukingira ibigeragezo. Hahirwa roho izabwira Nyagasani mukuri iti, uri inzu yanjye n'ubuhungiro bwanjye, umurinzi wanjye utagereranywa, ubwugamo bwanjye bw'imvura n'ubushyuhe. Filoteya rero, ujye uhora wibuka gukora umwiherero mu bwihugiko bw'umutima wawe igihe umubiri wawe uzaba uri mu mihibikano y'isi. Uwo mwiherero ntushobora kubangamirwa n'ubwinshi bw'abagukikije, kuko bataba bari iruhande rw'umutima wawe, ahubwo baba bakikije gusa umubiri wawe. Kuri ubwo buryo rero, umutima wawe uzashobora kwigumira wo wonyine iruhande rw'Imana yonyine. Nguwo umwitozo umwami Dawudi yakoraga mu mirimo myinshi yabaga afite, nk'uko abyivugira mu ngingo nyinshi dusanga muri za zaburi ze, aho agira ati, Nyagasani, igihe cyose mba ndi kumwe nawe, uhoraho mpora muzirikana
ndetse usanga n'ubusanzwe ibiganiro tugira bitaba bihambaye ku buryo byatubuza kwitarura mu mutima ngo twihugikane n'Imana. Igihe ababyeyi ba Mutagatifu Gatarina w'i Siena bari baramwimye umwanya ndetse n'igihe cyo gusenga, Nyagasani yamuhaye urumuri rwo kubaka agasengero gato mu mutima we kugira ngo ajye yitaruriramo yigumanire n'Imana, kabone niyo yaba ari mu mirimo yo hanze. Mu gihe babaga batangiye kumurwanya, ntibyamuhungabanyaga na gato, kuko nk'uko abyivugira yifungiranaga muri ya nzu yo mu mutima we, aho yahozwaga n'umukwe wo mu ijuru. Guhera icyo gihe nawe yagiraga inama abana be ku bwa Roho kwiyubakira icyumba mu mutima wabo no kucyitaruriramo. Rimwe na rimwe roho yawe ijye yiherera mu mutima wawe, aho mu kwitarura abantu uzashobora gushyikirana n'Imana yawe, ugashobora kuvuga nka Dawudi ugira uti, ndasa na sakabaka yo mu butayu, meze nk'igihunyira cyo mu matongo, ndara ntagohetse nk'inyoni yigungiye hejuru y'igisenge cy'inzu. Aya magambo uretse igisobanuro cyayo gihita kigaragara, cyerekana ko uyu mwami yafataga igihe cyo kwiherera akitegereza ibiremwa bikamwerekeza ku Muremyi. Aratwereka mu mvugo yayo izimije imyiherero myiza itatu imeze nk'ahantu hatatu hiherereye dushobora kwiganira umukiza wacu ku musozi wa Karuvariyo, aho yabaye koko nka sakabaka mu butayu izanzamura imishwi yayo yari yapfuye ikoresheje amaraso yayo. Igihe avukiye mu kiraro cyitaruye, yabaye nk'igihunyira cyo mu matongo kiniha kandi kikaririra amakosa y'ibyaha byacu. Igihe azamutse mu ijuru, yabaye nk'inyoni iguruka mu bushorishori bw'ijuru, ari nacyo twagereranya n'igisenge cy'isi. Ubwo rero aho hantu uko ari hatatu dushobora kuhakorera umwiherero igihe turi mu mihibikano y'isi. Hari igihe umuhire Elizeyari, umutware w'intara ya Ariyani muri Provansi, yari amaze igihe kirekire ari kure y'umufasha we w'indahemuka Delfina. Delfina uwo yamwoherereje umuntu kugira ngo amenye amakuru y'ubuzima bwe. Elizeyari aramusaba ati, meze neza mugore wanjye nkunda, niba ushobora kumbona unshakire mu gikomere cyo mu rubavu rwa Yezu wacu woroshya, kuko ariho ntuye kandi niho uzansanga, ahandi wanshakira ntiwambona. Mbega ukuntu yari intwari mu Bukristo! Ibyifuzo byiza, udusengesho turaswa n'ibitekerezo byiza. Turitarura tukigira ku Mana kuko tuyifuza, tukanayifuza kugira ngo tuyitaruriremo, ku buryo kwifuza Imana n'umwiherero wa Roho byuzuzanya kimwe n'ikindi, maze muri ibyo byombi hakavukamo ibitekerezo byiza. Filoteya rero, jya wifuza Imana kenshi ukoresheje udutekerezo tugufi ariko tugurumana urukundo. Utangarire uburanga bwayo, uyisabe kugufasha, ushyire roho yawe imbere y'umusaraba maze ushengerere ubuntu bwayo. Ujye ubaza Imana kenshi ku bijyanye n'umukiro wawe, uyiture nk'inshuro 1000 ku munsi roho yawe, werekeze amaso y'umutima wawe ku bwiyoroshye bwayo, uyihereze ikiganza nk'uko umwana agihereza umubyeyi we kugira ngo ikuyobore. Wishyire mu gituza cyawe nk'indabyo zihumura neza, uyishinge ku mutima wawe nk'ibendera, kandi ureke umutima wawe ukora ibishoboka byose kugira ngo uronke urukundo rw'Imana, ndetse uwutegurire kwakira urukundo rugurumana rwuje ubwiyoroshye rw'uwo mukwe wo mu ijuru. Nuko udusengesho turaswa dukorwa, ni nako Mutagatifu Agusitini yabigiragamo inama umukristu kazi Ploba. Filoteya we, iyo umutima wacu wirangurije mu gushaka kw'Imana, kuyigira umwihariko no kuyimenyereza, wuzuza umubavu w'imigenzo myiza yayo, kandi uwo mwitozo ntukomeye, kuko ushobora kubangikanywa n'imirimo yacu isanzwe ntacyo uyibangamiyeho, kuko haba hari uwo mwiherero wa Roho, haba muri kwiranguriza mu Mana. Icyo ukora ni ukwitarura gato ibyo warimo, ntacyo rero bibangamiraho na gato, ahubwo bifasha mu kubikora neza kurushaho. Umugenzuzi ufata akayoga gake ngo aruhure umutima we, anabobeze umuhogo we, nubwo ahagarara akanya gato ngo abone uko anywa
kuri ako kayoga ntahagarika urugendo rwe kubera iyo mpamvu, ahubwo abona ingufu zituma akora urugendo rwe vuba kandi akarurangiza bitamuvunnye. Uko guhagarara gutuma urugendo rwe ruba rwiza kurushaho. Iyi ngingo tuzayigarukaho muri episode ikurikira. Ndagushimiye cyane wowe wakurikiye episode ya 14 ikiganiro ubusabanyiramana. Izi nama zinyuranye dukesha Mutagatifu Francisco wa Sale, tumwiyambaze adufashe kuzishyira mu bikorwa. Francisco wa Sale Mutagatifu, udusabire. Iki ni ikiganiro ubusabanyiramana. Ndagushimira wowe ugikurikira buri munsi, buri wa mbere cyangwa buri wa kane episode ikimara gusohoka. Ndakwifuriza umugisha w'Imana Data kandi Roho Mutagatifu aguherekeze mu buzima bwawe bw'ubusabanyiramana. Yewe ndi Egide Nduwayezu, ugira amahoro. Wakoze kubana natwe mu kiganiro ubusabanyiramana. Izindi episode zabanjirije iyi ngiyi zose ni kuri uyu muyoboro ubusabanyiramana.